What's good? Ikaze kuri Kigali Nation. Filime itangira batwereka Dr. Alex Hayes, umushakashatsi w'umunya-Australia na mugenzi we Dr. Larry Arbogast, ufite ubuhanga mu kuvura indwara z'abagore batwite. Bombi baba barakoze umuti utuma umuntu atwita yitwa expectan, umuti ufite intego zo kugabanya ibyago byo gukuramo inda. Ndetse uwo muti baba barawugeragereje kuri chimpanzee byarakunze twita inda y'amezi 7. Babishimiye ibintu babagezeho muri science. Bombi bajya kumurikira ubwo bushakashatsi ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa ndetse n'imiti ndetse n'amatsiko, bagategereza umwanzuro bazafatira. Nyuma y'icyumweru wakundanaga na Larry witwa Angela aza kumusura mutunguye ndetse akanamubwira ko abatwite ariko umwana atari uwe. Larry wari waje kwishima, ibyishimo byahise bigenda nka nyombere, ndetse Angela amusaba ko yazaba umuganga umwitaho. Gusa undi nawe aramukatira. Abagore ntibanagira umutima, amusaba gushaka undi. Nyuma gato Larry yaje kwakira telefone ituruka muri cya kigo gishinzwe ubuziranenge kuva ku mukozi wacu witwa Noah Burns, uhita umumenyesha yuko umuti bavumbuye wanze kwemezwa. Ndetse icyo kigo kikaba cyahisemo gusimbuza umushinga wabo uwundi wa Dr. Diana Redin, umushinga wa Ovum Cryogenics. Uru ruhurirane rw'ibintu birakaza Alex kubera ukuntu aba yarashyizeho umutima we n'imbaraga zose muri ubwo bushakashatsi. None ikigo gishinzwe ubuziranenge kikaba cyanze ubushakashatsi yari yavumbuye bw'umushinga we expectan. Dr. Alex yabashaka kujya gutangira undi mushinga i Burayi, gusa mugenzi we Dr. Larry ahita azana igitekerezo giteye ubwoba. Hari ikigo cy'abanyakanada gicuruza imiti kiba cyemeye kubatera inkunga, gusa bagomba gushaka umukoranabushake. Nubwo uyu muti utaremezwa, Larry yaba yizera yuko hari ikintu cya danger bavumbuye, ndetse akaba ashaka ko bakomeza ubwo bushakashatsi mu ibanga rikomeye cya kigo gishinzwe ubuziranenge kitabizi. Alex avuga yuko nta mugore wakemera ko amutesingiraho umuti utarigeze wemezwa, ariko Larry afite igisubizo. Agitanga igitekerezo cy'uko uwo muti wawutera umukoranabushake, ameze nk'ushaka kumvisha Alex ko yitera akaba ari utwita. Akibyumva Alex yarabyanze, ariko nyuma aza kubyemera maze kubitekerezaho. Biyemeje gukora ubwo bushakashatsi, gusa baba bagomba gushaka inanga zo kwitera. Ni niyo mpamvu Larry yagiye muri laboratoire ya Dr. Diana amwiba inanga ibanditseho Junior. Arangije akomeza ubushakashatsi nk'ibisanzwe ayitera mu mubiri wa Alex. Iryo joro Alex yabonye inzozi aho afite umwana ariko ufite isura nk'iye neza. Yicaye n'ubwoba ariko asanga yaraye kwa Larry. Nyuma kuri uwo munsi Larry yakomereje ubushakashatsi ku nkari ze, ahita abona yuko noneho Alex aba atwite, kandi nk'ubwo bushakashatsi bugenze neza. Uko ibyumweru byicuma, Dr. Diana nawe yakomeje akazi ke muri laboratoire, ariko Alex nawe agenda ahura n'ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye nk'iby'umugore utwite. Akomeje guhura nabyo, yihutiye kujya mu bwiherero ubyibuza ruke, ndetse anabwira mugenzi we ko aba yumva ngo utubere twe tuba turi kuryaryata, ndetse anabwira mugenzi we ukuntu aba asigaye asinzira cyane. Barasigara yatunguwe. Diana nawe uri gutangazwa n'imyifatire ya Alex muri iyo minsi, yaje kumubaza niba ari imiti runaka bari kunywa, ariko Alex arabihakana. Ndetse kugira ngo bamubeshye neza ku bijyanye bw'abashakashatsi, Larry ahita azana inkuru y'uburwayi bufata abantu ngo bugatuma babyibuha. Iryo joro Alex ari kureba ukuntu atwite, asoma ibitabo bijyanye n'abagore batwite, akireba neza muri miroir. Uko iminsi yicuma, ya miti baramuteye itangira kumuhindura ku buryo atangira kugira imico neza nk'iy'umugore utwite, neza agatandukana n'ukuntu yari ameze mbere, ku buryo yaje no kurira abonye inkuru bibaje kuri televiziyo. Umunsi umwe rero bari kwitegura kujya mu nama yo guhura n'abandi bantu. Alex nawe akavuga ko ashaka ko bajyana, akamubwira ko abasigaye agira ubwoba bwo gusigara wenyine. Rero umeze nk'utabishaka aza kwemera ko bajyana, undi atangiye kumukanga yuko iby'ubushakashatsi ari bubihagarike. Muri ya nama Larry azana ikiganiro n'abagenzi be ku bijyanye na bwa bushakashatsi, atazi ko umuyobozi mukuru wa cya kigo gishinzwe ubushakashatsi Noah bari kumviriza icyo kiganiro. Ndetse ku bw'ibyago Noah atangira gukemanga ko bombi bari gukora ubushakashatsi ku kiremwa muntu, kandi aba ari icyaha ikigo cy'ubushakashatsi kizira urunuka. Ndetse aba yabonye n'imyitwarire idasanzwe ya Alex itameze neza, bituma bakeka. Ndetse ikirori kirimpanije, Alex ufite ibyishimo byinshi yasabye Diana ko babyinana. Undi nawe aremera, ariko bigaragara bombi nta n'umwe uzi kubyina, bituma bakora ibintu byo guseba koko. Nyuma yo kuva ahantu inama yabereye, Larry isabona yuko wa muti bateye Alex uwo waramuhinduye umubiri neza. Atangiye kugira ikibazo cy'ubuzima bw'inshuti ye, yasabye Alex kurekera gufata ya miti byihutirwa, amubwira yuko bishobora kuzatera kwangirika mu nda. Nubwo n'ubundi igihe cyo kigeze kugira ngo ubwo bushakashatsi buhagarare ndetse bamenyeshe ibyavuye mu cya kigo gicuruza imiti cya Renton, gusa Alex yiyemeza gukomeza gufata imiti, ndetse akanatwita yanda neza mpaka yibyaye. Abasigaye yumva kunze uwo mwana uri kumukuriramo, ndetse yemeza kuzamubyara nubwo byamusaba gukora ibidakorwa. Larry arakazwa n'umwanzuro wa Alex kubera ko ababizi neza ko ishobora kumuhindura haba mu buzima bwo mu mutwe ndetse no ku mubiri we, ariko n'undi wabibona ko inshuti itagitekereza neza.
ahubwo yatwaye n'ibitekerezo byo kubyara umwana. Abuze amahitamo, Larry n'ubundi yiyemeje kumufasha amujyana kwa muganga kugira ngo barebe ukuntu umwana aba ameze. Ariko ubwo noneho aba yarabaye neza nk'umugore utwite, abahura n'indwara zose ziranga umugore utwite, harimo bwa burwayi bwa mu gitondo, kubabara ku mabere, na kwa kundi umugore agenda ahinduka neza. Mu mashusho akurikiraho Alex tumubona ari guteka mu gikoni, ahuze cyane rwose avugira kuri telefone avugana na Larry, amwibutsa ko agomba kugerera mu bwo mu gihe neza nka kwa kundi k'umugore. Akiri kuvugana nawe, Diana yaje kumusura ngo arebe uko ameze, ambwira ko yari afite amatsiko yo kumenya ukuntu ameze. Ikiganiro cyaje kuvamo ko banasomana, gusa ibyo bihe by'urukundo byaje kurogwa na Angela wagera bitunguranye. Angela nawe ubutwite inda y'umuntu umukoresha siporo, amubonye Diana yumvise atameze neza ahita yemeza kugenda. Nyuma y'ibi Alex yaje gusangira ibya nijoro na Angela, ndetse ahangaha umugore yabwiye Alex ko ari kurya nk'umugore utwite. Undi arisekesha yigira nk'aho ari ugusonza bisanzwe. Umunsi ukurikiyeho Alex na Larry basuye ahacururizwa imyenda kugira ngo bagure imyenda minini umugore utwite yakambara, ndetse bari no guhaha. Alex avuga yuko umwana we azamwita Junior. Ibi bintu bitangaza Larry kubera ko n'ubundi ahita yibuka yuko inanga yafashe zari zanditseho n'ubundi iryo zina, gusa n'ubundi abigira ibanga kuko izo nanga yarazibye muri laboratoire ya Diana. Umunsi umwe Alex na Diana bari gusangira, mu kiganiro Diana yemeye yuko aba yarabitse inanga ze muri laboratoire kandi nawe akarazisa Junior. Alex wahise wumva iby'iryo zina ahita ava kuri iyo meza, aho kanya agiye gusera na Larry mu rugo amusaba ko amubwiza ukuri. Larry none nibwo yahise amwemera yuko yibye inanga za Diana muri laboratoire ye. Biba bivuze ko umwana Alex aba atwite aba ari uwa Alex na Diana. Larry nawe ashinja Alex kuba yarakomeje kunywa ya miti, akaba ibyo bitumye bari muri ibyo byago. Gusa ibyo ngibyo birakaza Alex, ndetse anasaba Larry gusaba ngo uwo mwana aba atwite Junior imbabazi. Ndabanza kubyanga, ariko biza kurangira asabye imbabazi. Ndetse ako kanya Alex yumvise umwana agatera akageri mu nda. Gusa ibyo bintu biza kubonwa na Angela, ese yibwira yuko byanze bikunze ari abatinganyi. Gusa Larry aza kuvuga ukuri ku bijyanye no gutwita kwa Alex, byatumye Angela ahita anahwera. Umunsi ukurikiyeho Alex yagiye muri laboratoire ya Diana kugira agasaba imbabazi ukuntu aba yitwaye umunsi washize, ariko ari kujyayo yabonwe na Noah wabonye ukuntu ari kwitwara, ahita abona ko ariwe bakoreyeho ubushakashatsi. Nyuma Alex yagiye muri laboratoire ndetse abwira Diana ibintu byose, harimo no kumwiba zananga zanditseho Junior. Yabanje gusa nk'ubyemera, ariko hashize kanya ararakara avuga yuko ibintu bakoze byishe neza agaciro k'umugore mu by'ukuri. Ndetse nyuma bidatinze Noah yinjiye mu cyumba ari gushinja Alex gukomeza gukora ubushakashatsi budafitiye uruhushya, ahita asaba ko uwo mugabo utwite ahita atabwa muri yombi. Alex udashaka kwitanga cyangwa umwana atwite yarabyanze, ndetse mu mujinya asunika Noah yikubita hasi ahita asohoka yiruka. Ndetse Larry kugira ngo ahungishe Alex kuri Noah yiyemeje kumwambika nk'umugore, amujyana mu kigo cyita ku bandi bagore batwite. Agezeyo yavuze ko Alex aba ari umugore, ariko waragize ibyago byo kuvuka yenda gusa nk'abagabo, ndetse biza kurangira ushinzwe icyo kigo abyemeye. Kuva uwo munsi Alex yatangiye kumara umwanya ari kwitoza yoga n'abandi bagore baba batwite, ndetse bakanigisha ukuntu azita ku mwana. Ariko ari muri ibyo yasigaga ubutumwa bwinshi kuri Diana amusaba amahirwe yo kugira ngo yisobanure. Nyuma y'iminsi Diana yaje gusura Alex kuri cya kigo amusaba imbabazi, ariko kumusobanurira ukuntu ibintu biba bimeze. Diana nawe mu kumusubiza amubwira yuko atitaye ku utwite uwo ari we wese, kuko n'ubundi mu iherezo azaba ari papa, undi nawe akaba ari mama, ndetse biyemeza kuzarera uwo mwana bari kumwe. Nyuma Larry yaje kubwira ibyavuye mu bushakashatsi cya kigo gicuruza imiti cya London, ndetse biyemeza kumufasha. Dusubiye muri cya kigo, Alex yaje kumva uburibwe mu nda, ahita yihutira kujya mu cyumba kugira ngo arinde ibanga rye. Ndetse nyuma Diana nawe yihuta kujya kuri cya kigo, ariko Larry nawe asaba abandi baganga kwitegura kubagwa. Nkibaza ahantu umwana ari buturuke. Aha, ariko kubw'amahirwe make iki kiganiro nawe bari kucyumviriza. Ako kanya kahita atumiza itangazamakuru n'abandi bayobozi bo mu cya kigo gishinzwe ubuziranenge kugira ngo yikine kuba umugabo wa mbere ubutwise. Ibyo bintu ari bo barabikurikiranye, ariko Larry aza guca undi mugambi wo kujijisha Noah kugira ngo aze kujya kubagwa batamubonye. Larry akigera ku bitaro, itangazamakuru ribona umugore utwite bisanzwe Angela. Abari biteze kubona umugabo bose bikabacanga, ndetse ibi ngibi bisabya Noah bigatuma ahita nirukanwa ku kanya. Mu gihe Larry na Angela bari kwinjira mu bitaro, baciye ku muryango w'imbere, Diana na Alex nabo bakoresha undi muryango bakinjira mu nzu. Ndetse nyuma y'ibi ngibi Alex bamwihutanye ahabagirwa abagore, ndetse Diana nawe bamusaba kuguma kuri Angela mu gihe bari mu cyumba bategerezamo. Akimara kubona ukuntu Diana yaba yabwanutse, yakoresheje ibishoboka byose kugira ngo amuhumurize. Hashize umwanya Alex yaje ngo kubyara umwana muzima rwose, nubwo batatu bwe yaho yanyuze. Umwana w'umukobwa, ndetse inshuti zose zirishima. Mu mashusho akurikiraho Larry yafashije umugore baba batandukanye Angela kubyara,
abantu bose birabashimisha ndetse kubera ibi ngibi asaba uwo mugore Angela andi mahirwe undi nawe aremera bahita biyemeza kurera uwo mwana bombi bari kumwe ndetse bakamwita Jake. Ibintu byatumye bombi bongera gukundana ndetse n'amakosa bayakira bakayibagirwa ahubwo bakareba ahazaza habo. Filime itikomeza nyuma y'umwaka umwe aho tubona imiryango ibiri iba yatembereye bose bari kwizihiza isabukuru y'umwana Junior ndetse na Jake ndetse tukabona yuko Diana batwite inda y'umwana wabo wa kabiri. Bombi bishimye Angela ahita avuga ko nawe ashaka undi mwana ariko akaba adashaka guhura n'uburyo bwo kumutwita. Alex nawe mu kubusubiza ahita avuga yuko hari ubundi buryo ariko avuga yuko iyo nda ya kabiri ari nawe yayitwita. Filime irangira bose bareba Larry umeze nk'utabyemera n'ubwoba avuga ko adashaka gutwita. Ako uyu munsi nawe ukarangiriye. Turabashimiye. Like, share na comment nziza twabakorera. Until next time, I'm out. Bless.